uri kwinjiza amafaranga kenshi cyane, kubera ko hari kampani nyinshi ziyitirira zikora nka network marketing ariko ziri scam. Niyo mpamvu abenshi banatinya network marketing, kubera ko hari kampani nyinshi ziza zikayiyitirira. Ngira ngo nawe urabizi ko iyo ukoze ikintu cya OG cyangwa cya original, uko byagenda kose ntihabura andi masosiyete cyangwa izindi kampani runaka ziza zikagupirata. Rero kugira ngo uzamenye ikiri original n'ikiri pirate n'ikiri scammed birakugora. Impamvu rero bikugora ni uko biharari byinshi kandi bikora ibintu bijya kumera kimwe, ariko kumenya ikintu kiri original n'ikiri pirate birakugora. Ahubwo ujya kubimenya ubona ari uko nka ya kampani yafunze, ujya kubimenya umenya ubona ari uko ari ya kampani noneho uri kubura amafaranga cyangwa uri kubikuza bikanga. Rero bikakugora kuba wamenya network marketing industry, kampani ya nyayo ikora network marketing bikakugora cyane. Rero muri ujya ukurikirana ino channel byose nzabigusobanurira ku buryo uzajya umenya ngo noneho nakorana n'iyi kampani kuko nzi ko ari iya nyayo iri kiriya 100%. So rero biri mu biganiro nzajya ngenda mbahereza uko bwije n'uko bukeye. Uno munsi ndashaka ko twirebera kuri network marketing nyirizina. Urugero rero nababwiye ngiye kubahereza rwa network marketing cyangwa se bw'umuntu ukora network marketing uko bimeze, kuko navuze ko ntababwira definition yo kuri Google cyangwa se yo mu bindi bitabo, ahubwo mbishyira mu buzima busanzwe kugira ngo buri muntu wese abyisangemo. Hano rero ku muntu ukora network marketing ya nyayo cyangwa se umuntu ukora MLM business ya nyayo, ni umuntu umeze gute? Ni umuntu ufite kampani akorana nayo, ya kampani ikaba yaragiye ku ruganda ikavugana n'uruganda, uruganda rukajya ruyihereza product, rwamara kuyihereza product runaka. Product zigiye zitandukanye bitewe na network marketing uri gukora. Hari izifasha ku buzima, hari izifasha ku byo kurya, hari izicuruza nk'ingufu z'amashanyarazi, nyine ni network marketing. Hari n'izicuruza ibitabo, yaba ari ibiri hard n'ibiri soft. Izo zose hari iziza kampani zigiye zitandukanye ziyitirira ko zikora network marketing. So rero ngiye kuguha urugero, ngiye kuguha ngaha nibwo ugiye kwitaho kandi unarwumve ku buryo rusobanukirwa. Niba ya kampani yagiye ku ruganda ikavugana n'uruganda rukajya ruyihereza product, wowe uzagenda usinyanye amasezerano n'iyo kampani, kubera ko ari kampani ya nayo cyangwa se hari ibyo wagendeyeho nzakwereka mu zindi video bizatuma umenya ko ari kampani ya nayo ugiye gukorana nayo. Wowe rero ugiye kuba umudistributor wa kampani cyangwa se ugiye kujya usharinga za product ku bantu benshi bagiye bazikeneye biturutse ku mahugurwa kampani iri kuguhereza cyangwa se ku bumenyi kampani iri kuguhereza, kuko wowe ushobora kuba uzi network marketing cyangwa se ukaba utayizi. Bizagenda gute rero? Ubwo uzaza kuri kampani hari uwaguhaye amakuru, kuko n'ubundi ni network marketing, ni amakuru uzaba wahawe. Nurangiza uze kuri kampani urangure kuri za product ububaye nk'umunyamuryango wa kampani cyangwa ububaye umudistributor wa kampani. Noneho za product ufite rero uzajya ugenda uzishyitsa ku bantu bagiye batandukanye. Uko uzishyitsa ku bantu hari inyungu uzajya ubibonaho, kuko kuri kampani ukubera wabaye umunyamuryango wayo uzajya ubona product kuri make ugenda uyitange kuri menshi. Noneho rero ikindi hari kwa gutanga amakuru, uzajya ugenda uhereza umuntu amakuru. Mu kimbo cy'uko uhaye umuntu amakuru nawe akavuga ngo nanjye hari uburyo twakorana, ntabwo uzagenda umugurishe kuri za product zawe, ahubwo kubera wasinyanye amasezerano na kampani uri umudistributeur wayo, uzahereza wa muntu amakuru, wa muntu uhaye amakuru agende ngo naza gutangira muri ya kampani nawe akaba umunyamuryango cyangwa akaba umudistributor wa kampani nk'uko nawe umeze. Icyo gihe noneho wowe kampani hari komisiyo izaguha. Ndaguha urugero nko mu buzima bwa hanze, hari uburyo ujya nko kugura telefone cyangwa se ugiye kugura televiziyo cyangwa se akantu runaka ugiye kugura, ugahita uhura n'umukomisiyoneri akakubwira ngo aka kantu kameze gutya na gutya tugenda ukagura. Mu by'ukuri uriya mukomisiyoneri ntabwo ari nyiri ikintu, ahubwo we afite akazi ko kuzana umukiriya. Yamara kuzana umukiriya yagura cya kintu, wa mukiriya yagura cya kintu, kuko wa mukomisiyoneri ari we wazanye wa mukiriya. Wa mukomisiyoneri hakaba hari pourcentage y'amafaranga runaka bamuhereza bitewe nuko cya kintu cyaguzwe. Nawe rero iyo uri umudistributor wa kampani
uri muri network marketing urabyumva, uzatanga amakuru. Nutanga amakuru kuri bya bicuruzwa bya company uri kuvuga uburyo bikora n'uburyo company ikora, wakorana nayo ugatera imbere. Wa muntu wahaye amakuru naza nawe natangira, hari komisiyo company azagira ute, hari komisiyo company izaguhereza, bitume nawe ukorera amafaranga. Ariko nabwo uwo muntu kubera ko azaba yinjiye azanywe nawe, azajya no muri system yawe, nawe uzatangira umufashe mufatanye. Bishatse kuvuga ngo n'umuntu uwo ari we wese ugiye muri network marketing utayisobanukiwe cyangwa utayizi, rero nimumara gukorana na wa muntu wazanye, yaje azanywe nawe kandi ari no muri system yawe, kuko nawe ufite system muri iyo company. Uriya muntu ibikorwa byose azakora azajya byinjizaho amafaranga nawe, kuko ari gukora nk'uko uri gukora, ariko kubera ko ari wowe wamuzanye cyangwa se wagezemo mbere yiwe, nawe bya bikorwa byose ari gukora uzaba uri kubyinjizaho amafaranga. Bishatse kuvuga ngo ushobora gutangira none aho uri umwe, ejo cyangwa ejo bundi mukaba mwabaye abantu benshi cyane. Rero iyo mwamaze kuba benshi mugenda mufatanya, igihe kizagera noneho wowe wajemo mbere umaze kugira abantu benshi, atari uko bari kuguturuka, ahubwo bari guturuka ku bandi bantu muri gukorana. Kandi noneho cya gicuruzwa company ifite cyangwa ya product muri kuyishyitsa ku bantu benshi, niba igenda ifasha abantu wenda bakaba bagira ubuzima bwiza, cyangwa se bakaba babona nk'ibyo kurya, cyangwa se bakaba babona ibitabo byo gusoma, cyangwa se indi serivisi ya product yari yo yose company uri gukorana nayo yaba iri gutanga. Niko n'ubundi hari umusanzu muba muri gutanga kuri societe kugira ngo abantu barusheho kubona ya serivisi muri gutanga. Rero iyo ukomeje ugakora gutyo bikagutwara nk'umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 uri kubikora neza, ari ibintu uzi neza, ya timu yawe igenda yaguka, none ukagera ku rwego ushobora kwinjiza amafaranga aturutse muri ya system yawe, nta zindi mbaraga biri kugusaba, cyangwa se ukajya winjiza amafaranga aturuka kuri system yawe, aturuka no kuri ba bantu muri gukorana, nta zindi mbaraga bigusabye, ahubwo ari ukuba warubatse ya system yawe. Mbese ni nkaho navuga ngo uri business owner, ukaba wakinjiza amafaranga igihe cyose uhari n'igihe utanahari. Ubwo bivuze ko network marketing ari ubucuruzi bw'uruhererekane, aho mfata amakuru nkayaguhereza, nawe ukayahereza undi, n'undi akayahereza undi, n'undi akayahereza undi, bikava kuri njyewe bikagera nko ku bantu barenga 1000 cyangwa abantu benshi cyane, kandi bari kubyaza umusaruro ya makuru yanturutseho. Rero uko ya makuru ari nge yaturutseho, yaba ndahari ya makuru babantu bose ntaba yabagezeho, ariko kuba narahabonetse ya makuru akamva hakagenda gashyika ku bantu barenga 1000, wa muntu w'1000 nawe hari pourcentage runaka, cyangwa se hari udufaranga runaka company zampereza, kubera ko yaba ndahari ya makuru nturuka yakike ku muntu w'1000, n'ababana 1000 bose ntabwo baba bahari. Kandi kubera ko baba babana 1000 bahari bose niko bagiye bakoresha kuri za product company ifite, niba barakoresheje kuri ya product company ifite, rero company yo yabonye amafaranga no ku ruganda rwakoze izindi product nyinshi biturutse kuri ngewe. Niyo mpamvu igihe cyose nzakora ibyo bikorwa bizaba biri gukorwa muri system yanjye, company hari ikintu izaba irimo irampemba, kubera ko no ku ruganda hari product ziri gusohoka. So impamvu nsobanuye bino bintu rero mu buryo burambuye, abantu benshi hari abagerageje network marketing ukwezi kumwe, icyumweru, amezi 2, amezi 3, amezi 5, umwaka umwe, imyaka 2 n'imyaka 4, igihe kikagera bakayireka burundu. Hari n'abandi bantu bajoininga industry cyangwa se company zikora network marketing bagira ngo ni ahantu ushoye amafaranga akajya kungukira utakoze. Ntabwo ariko bimeze, kuko ni ibintu bigusaba kubanza ukagira network. Iyo network y'abo bantu yifite, ikiba gisigaye ni ukubereka ya product. Iyo uberetse product rero, abantu bose bayikunze baraza bakakujoininga mugakorana, amafaranga akaboneka. Rero twebwe twishyiramo ngo network marketing ngo bimeze gute. Fata amakuru kuri company ushaka gukorana nayo, ugendeye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye nzababwira mu yindi video nzabakorera. Icyo usabwa ni ukujya ukurikirana ino YouTube channel, ni ukujya ubuhari buri munsi kugira ngo urebe ibintu byose nshyiraho, kubera ko ndashaka kuzagusobanurira ku buryo umenya ngo niba ngiye muri network marketing cyangwa se niba ngiye muri industry ya MLM business, menye ngo nzayikora gutya, bizagenda gutya, kandi umusaruro nzabona uzaba uhagaze ukunguko. Muri video nzakora ubutaha ndashaka kuzagaragaza itandukaniro riri hagati ya network marketing na traditional business.
ese industry ya network marketing itandukaniye hehe n'ubu bucuruzi busanzwe, nk'uko wacuruza imyenda, nk'uko wacuruza botike, cyangwa se nk'uko waba ufite nka kenkayori? Kuri video nzakora ubutaha nicyo kintu nzavugaho, ngushishikariza kuzaba uhari ukayikurikirana. Rero icyo nakubwira, niba utarakora subscribe, niba ukunze kino kiganiro gihereze like, niba hari icyo wumva watubaza cyangwa se igitekerezo gishyire muri comment, ubundi usangize inshuti zawe. Abantu benshi bibazaga kuri industry ya network marketing cyangwa kuri company zikora network marketing, zihereze ino video kandi ujye ubashishikariza mu kuba bakurikirana n'ibindi biganiro kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Sinagenda ntakubwiye ko network marketing cyangwa se company zikora network marketing cyangwa industry ya network marketing ari industry nziza ushobora gukora, waba ufite akazi, waba utagafite, waba uri umushomeri, waba uri umunyeshuri, uko waba umeze kose wakora network marketing bigakunda, kuko nta mbaraga bigusaba, nta n'ubumenyi burenze bigusaba, kuko nubwo waba utarize waza muri network marketing kandi ukaba top ana, ukaba umuntu wa mbere winjiza amafaranga menshi kandi nta bundi buhanga burenze ukoresheje. Icyo usabwa ni ugukurikiza amabwiriza company iba yaguhaye, cyangwa se gukurikiza ibyo ugomba gukora bigenga iyo network marketing uri gukora. So rero ndabashimiye, mwakoze kubana nanjye. Niba utarakora